izako kandu kaje gute kuvugisha umuntu unyoye inzoga avuga indimi atize. Ariko suko byari bitabira imbabazi. Bibiliya iratubwira ko abantu 3,000 buzura umwuka wera babinjiza mu rusengero, kandi uwo munsi niyo itorero Pentecote ryatangiye. Mubona ko itorero dusengeramo ni itorero ryatangiye. Kubona iyi minsi twebwe turakirana imanza, usengera hakurya n'usengera hano turimo gukirana imanza. Bariya nibo simbizi ibintu bimwe na bimwe numva ku bantu matorero y'inzaduka. Ariko muzi umuntu wabwiriwe ijambo itwa inzaduka. Imana iki gitondo kiza tongeye tena kugaruka mbere yanyu. Mana ibaho umugisha. Tugiye kubanza dusenga Imana mbere ya byose. Mana turagushimye, urera kandi urakiranuka. Twaje imbere y'ubwiza bwawe, utufashe tuyobore kubwo butumwa bwiza tugiye gutanga mbere y'ubwoko bwawe. Mwuka wera tuyobore, nabo bafashe abazatumva bose bashoboje kandi ubagirire neza. Iri jambo ryawe ritugirira umumaro. Uwo twirukanye ni Satani, migambi ye mu bibiye turazihagaritse witeka, utushoboje kandi utwambika imbaraga. Tubigusabye twizeye ku bw'izina rya Yesu, amen. Mana ni nziza kandi ndago twabura kuyishima buri gihe cyose, kuko imirimo y'Imana ikora iratangaje. Tugiye kuganira ku bw'ijambo ry'Imana iki gitondo. Umutwe w'ijambo ravuga icyaha. Icyaha nicyo kintu kimwe kitutandukanya n'urukundo rw'Imana. Icyaha kikura umuntu ku ndebe y'icyubahiro. Icyaha kituma umugambi w'Imana uhinduka ku bwacyo mu gihe dukoze icyaha. Kandi usanga twebwe abakijijwe ntago tuhesha agaciro iki kintu, cyangwa tugitinye ikintu kitwa icyaha. Imana mu gihe yashize Adamu mu bustani bwa Edeni, yamuhaye amabwiriza, ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukoraho. Ariko mu gihe Adamu yaje gukora ibyo Imana yamubujije, byahindutse bundi buryo bwitwa icyaha. Imana yahise ihindura umugambi wayo ku bwabo, ati kuko mutemeye kunyumvira, aje no kintu kitwa iki kuvumwa, kuko bakoze iki icyaha. Nize ko bibazo byose turimo kuhura nawe ibibiye byaturutse ku cyaha Adamu na Eva bakoze. Bavumwa muvumo kuko banze kumvira Imana. Iyo mivumo yaje kutuberera iki ingaruka kugeza mu bibiye byacyo. Ariko ngasanga ndabona ntago turagira ikintu cy'ukwitki kwirinda nicyo kintu kitwa icyaha. Yesu atufashe. Mu mibereho y'Imana, Mana yanga icyaha. Mibereho y'Imana yanga icyaha, kuko Imana yacu ari uwera, natwe tugomba kuba ki abera. Mu gihe Mana twavuze niwe muremyi, niwe data, twamwita iryo mazina. Mu gihe we atemera gukora icyaha, mu gihe we yanga icyaha, bitusabamo natwe gukora iki kwanga icyo cyaha, kuko yatubujije. Nuwera, natwe bitusaba kuma abera. Tukwiriye kubaha amategeko y'Imana nguko bikwiriye. Hari igihe abantu ubona tutahesha, turakorera Imana ariko kuhesha agaciro kintu kitwa amategeko y'Imana. Kandi mu gihe tutahesha agaciro ayo mategeko, nabyo ni ingaruka, ni icyaha nabyo. Icyaha ntago kituhuza n'Imana, ahubwo icyaha kitutandukanya n'Imana. Mu gihe dukoze icyaha, bene data, bwiza bw'Imana buva ku mukiranutsi. Mu gihe tutareka icyaha, Mana ntago igendana natwe nguko bikwiriye.
bisaba iki ku buzima bwacu bw'iki Kristo, ku buzima bwacu bwo kwitaba ubwoko bw'Imana, bwo kwitwa abakozi b'Imana, bitusabamo kwirinda icyaha. Mana ndabwira hinduka mikorere yayo kuva na kera na n'ubu iracyariho yo kwanga icyaha. Kandi abakera bo bahuraga n'ibikomeye cyangwa mivumo ngaruka y'icyaha bakoze kumugaragaro Imana ikabahana. Ariko twagira ubuntu kuko Yesu yaje kutupfirira ku musaraba, kandi atupfirira ku musaraba ntabwo yatubwiye tugende dukora icyaha. Nawe yaje akomeza ayo mategeko ya Mose, ayishigikira. Ndukibe, ndukice, ndugasambane. Yesu nawe yayigishije ku ibyo bintu. Iyi misi turi mubona ibyaha na kera abanyamahanga batinyaga icyaha kandi babikoraga bahisha, ariko uyu munsi ibyaha bisigaye bikorwa mu mugaragaro. Kandi muri twebwe abakiranutsi byaha birakorerwa mu itorero ry'Imana, kandi ugasanga kwihana icyaha kikaberera abantu ikibazo. Bisabamo iki? Muka w'Imana aje arondore abahanuzi bashaka izindi mbaraga. Reka tushake imbaraga z'uburondozi, turondore. Niyo muntu aza kwemera ti Mana umbabarire, Mana umbabarire. Ariko gihe cyose mukiranutse yakoze icyaha, ube umenya ko nkoze ikintu kitari mu bushake bw'Imana. Wihutire gushaka abantu b'Imana bakusabira Imana imbabazi. Turadindizwa n'ibintu byinshi ni kubw'ibyaha dukora. Turabura kuhabwa umugisha ni kubw'ibyaha dukora. Hanyuma na n'ubu ntago turagira ubwo bwenge. Twebwe twamagawe, mwe abantu basenga Imana, tugomba gutinya icyaha n'igisana nacyo ku buzima bwacu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ni nziza. Abatubanjirije bamwe barimbutse kubw'ibyaha byabo, ariko kubw'urukundo rwayo Imana yatuhaye umwana wayo w'ikinege. Yohana 3:16 ijambo ry'Imana riratubwira kuko Imana yakunze abisi cyane byatumye yitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batazarimbuka ahubwo babone iki? Ubugingo buhoraho. Yesu atupfira ku musaraba gutyo. Nitukafate ko ari ibintu bisanzwe gusa. Yemeye gusiga ubwami bwe mu ijuru, aremera kubabazwa kubw'ibyaha byacu twebwe. Siwe wakoze icyaha, ni twebwe twakoze icyaha. Reka tusome. Nizeye ko turi kuva Mana yaremye isi, abatubanjirije nabo bateshutse mu mabwiriza y'Imana, batangira gukora ibyo Imana itemeye, batangira gukora ibyo Imana idashaka. Mana yatangiye gukora iki? Kugira umugambi wo kutuma integuza kuza kutwigisha kubw'ijambo rivuga iki? Icyaha. Reka tusome Marko gice cya mbere murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Nguko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanje imbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi rirangurira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo. Abatuye mu gihugu cy'Iyudaya na Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Iyo navuze ko yari umugambi w'Imana yo kushaka ko twezwe, yo kushaka ko twirinde n'icyaha. Nguko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yatangiye kuhanura ibi bintu.
ko Imana mbere yuko Yesu adupfirira mane zabanza gutuma integuza yayo ize gutegura inzira, ize gutunganya mitima y'abantu ikoresheje ijambo ryayo. Tusobanukirwe icyaha ko ari kibi, tusobanukirwe ko tugomba gutandukana n'icyaha, tusobanukirwe ko tugomba kwirinda icyaha. Bene data, twakinisha ibindi ariko icyaha kiraturimbura, icyaha bizatugeza Zeyonomu. Ijwi rirangwa nguko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ni Yesaya yagize iyerekwa Imana ibwira ivuga ko izatuma integuza imbere yacu twebwe abantu, navuga izatunganya inzira za Kristo. Ijwi rirangurira mu butayu ati, umugorore inzira y'Uwiteka. Uyu yari Yohana mubatiza. Nize ko yamagawe n'Imana imuzamura mu butayu. Nta yindi mirimo Yohana yagiye gukora mu butayu yari afite, yaje nk'integuza ya Kristo. Icyo gihe Abisirayeli bari bamaze kuva mu bushake bw'Imana, batakishaka kugenda nk'uko Imana ishaka, bakurikiye ikintu kitwa icyaha. Kandi Imana buri gihe cyose yababuzaga gukora icyaha. Bamwe bararimbutse, ariko kuko Imana yarebye nawe urukundo rwe, aravuga ko ni njyewe naremye. Abayemo navuga iki mu gihe cy'Abisirayeli habagamo kibazo mu mategeko ya Mose, umuntu ukoze icyaha yagombaga gutamba gitambo asabirwa imbabazi yakurikije icyaha yakoze. Umuntu utafite icyo gitambo yicishwaga amabuye. Ariko Imana kuko ikunda abantu bayo, ari we waremye abakire, ari we waremye abakene, icyo gihe abantu batishoboye bicishwaga amabuye kubera ubukene kandi bakoze icyaha. Ariko nizeye ko abantu bari bafite ubushobozi icyo gihe bakoraga ibyaha mu bushake. Ati nzakwica, nzatamba igitambo, reka nkore gutyo, nzatamba igitambo, kuko bari bafite ibyo bushobozi. Ariko Imana kuko ni nyir'urukundo, irareba avuga ko nta wundi waremye abishoboye n'abatishoboye. Aba batishoboye barimo kwicishwa amabuye kubw'ibyaha byabo, ni njyewe wabaremye. Na nuko gutekereza iki? Kututambira umwana wayo w'ikinege, atubereye igitambo kihoraho iteka ryose. Mu ibyo bihe niyo Mana yabanje gutuma integuza ya Kristo, niwe Yohana mubatiza. Yirwaga mu butayu bwa Yudaya, arangura ijwi mu butayu, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Kuko inzira yari yamaze kufungwa kubera ibyaha, batakita ku nzira z'Imana. Yohana arayigisha abantu, mutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo. Mu gihe yabwirizaga abantu arangura ijwi, abantu bavuye Yerusalemu bamusanga ku butayu, bashaka gusobanuza amagambo arimo kuvuga, nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Twakora iki? Abasobanurira umubatizo w'amazi menshi ko ari umubatizo wo kwihana ibyaha, ari umubatizo wo kubabarirwa ibyaha. Mbere ko umuntu ajya mu mazi menshi agomba kubanza kwatura ibyaha bye. Nyuma yo kwatura ibyaha niyo Yohana yafataga umuntu amubatiza mu mazi menshi. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu, abwiriza abantu iby'umubatizo. N'ab'i Yerusalemu bose, abatuye mu gihugu cya Yudaya n'ab'i Yerusalemu bose
barahaguruka baramusanga ababatize mu ruzi rwa Yorodani. Ariko babanzaga gukora iki? Kuvuga ibyaha byabo. Njyewe naribye, Mana imbabarire. Njyewe narasambanye, Mana imbabarire. Bakabyatura. Nyuma yo kubyatura niyo Yohana yabatizaga umuntu mu mazi menshi, abasobanura ko ari umubatizo wo kubabarirwa ibyaha. Kandi mu gihe umuntu yaturaga akashirwa mu mazi menshi, yavagamo Imana imaze gukora iki? Kumubabarira ibyaha bye. Yesu atufashe kandi adushoboje. Ibyo ntago byaje uyu munsi, ni ikintu Imana yashizemo integuza mbere yuko Yesu Kristo abanza kuza. Yesu atufashe. Byageze aho Yohana abatiza abantu. Abantu batangira kumubaza, urinde? Wowe urinde? Uri Eliya? Uri umuhanuzi? Uri Kristo? Ariko we kubwe ababwira gusa ko ntago ndi Kristo, njyewe ndi integuza. Ariko ndababatiza mubatizo w'amazi menshi, n'umubatizo wo kubabarirwa ibyaha. Ariko aruzaza nyuma yanjye undusha ubushobozi, sinkwiriye no kwambura udushumi tw'inkweto ze. Uwo nguwo niwe uzaza kubabatiza mubatizo w'umwuka n'umuriro. Asobanurira abantu neza, kandi ndashima kuko abantu b'icyo gihe bumviraga amagambo biva ku kanwa k'abakozi b'Imana. Yesu atushoboje bene data. Bandu bakijijwe icyo gihe binjira mu mazi menshi, babanza kwatura ibyaha byabo. Ariko Yohana basobanura ko ababwira ko atari njyewe Kristo. Musumwe nawe Kristo yaje amusanga kuri Yorodani, amusaba ko amubatize. Yohana yabwirizaga bya Kristo, ariko yari ataramusobanukirwa no kumumenya. Ahagaze imbere yamusaba kubatizwa, Yohana areba mu buryo bwo mu mwuka, aravuga ati shwida, ntabwo ari njyewe nkwiriye kukubatiza, ariko ni wowe. Abonye ubukuru bwa Kristo, ati ni wowe ukwiriye kumbatiza. Ariko Yesu amusaba, emera ubikore dusohoze gukiranuka kw'Imana. Yohana aramubatiza. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ibyo byose byari inzira yo gutunganya inzira z'Uwiteka. Yari inzira ituma tuzabona ubugingo buhoraho. Yari inzira yo gutukura mu byaha, kuko icyaha cyari kimaze gutandukanya Abisirayeli n'Imana. Mu icyo gihe twari tuboshwe n'ibyaha, ariko Mana idutunga, ibanza gutuma integuza ye Yohana mubatiza kutwigisha buryo twabona inzira yo kubabarirwa ibyo byaha, n'ukwatura no kwinjira mu mazi menshi. Yesu arabatizwa na Yohana mubatiza. Habayemo bitangaza kuri Yorodani, bimenyetso biragaragara. Mwuka w'Imana ava mu ijuru agwa ku bitugu bya Kristo. Ijwi nawe ry'Imana riravuga ati, uwo ni wo mwana wanjye nkunda kandi ngamwishimira. Yohana yinjira mu mwuka, atangira gusobanura abantu, kubwira abantu ibya Kristo, ko ari we Mesiya. Uyu Mesiya mbere yo kuza, Yohana niwe waje nk'integuza ye. Kintu kitwa icyaha, Mana yaragiteguye inzira tuzaboneramo bugingo. Reka tusimbuke mu gitabo cya Matayo. Matayo gice cya 4 murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 17. Yesu yigishiriza i Kapernaumu. Ariko Yesu yabanje nawe gukora iki twavuze? Kubatizwa. Kuko inzira yanyuzemo niyo natwe inzira dukurikira. Abanza kubatizwa na Yohana mubatiza. Icyo gihe amaze kubatizwa, Yohana yaje gushirwa mu nzu y'imbohe. Nyuma ya Yohana gufungwa, Yesu yakoze iki? Atangira kubwiriza ubutumwa bwiza, atoranya intumwa 12.
ariko ijambo Yesu yatangiranye nayo kubwiriza butumwa bwe niringiri tugiye gusoma. Abantu bari bayicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ni ubutumwa Yesu yatangiye bwa mbere ku musozi wa Kapernaumu. Yohana amaze gufungwa na Herode amushyira mu nzu y'imbohe. Yesu atangira kwigisha abantu butumwa bwiza, kandi ubutumwa yatangiranye nayo yari ubutumwa bwo kwihana ibyaha. Mwumva aho twavuye. Hano twasomye umurongo 16. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Mbese kubw'ibyaha isi yari yicaye mu mwijima, ariko kuza kwa Kristo byatugaragaje, byatumurikiye iki? Umucyo mwinshi. Yesu niwe mucyo. Kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Uwo mucyo ninde? Niwe Yesu Kristo. Mana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Murongo wa 17 twabonye umucyo kuko ari we Yesu Kristo yadukuye mu gicucu cy'urupfu. Murongo wa 17 Yesu atangira kubwiriza butumwa bwiza. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru muri hafi. Kuko icyo gihe navuze abantu bari bamaze guteshuka mu nzira z'Imana. Abantu bari bagenderaga mu mwijima, nta mucyo w'Imana wari uri kuri bo. Yesu aravuga ko mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Hari abantu bakunda kwibaza avuga, ariko se ubu bwami bw'Imana kuva ryari batangiye kutubwira ko buri hafi? Buhora tuburi hafi buri munsi buri munsi. Uvuye mu mubiri utihaniye bizakugendekera gute? Utunguwe bizakugendekera gute? Ubwami bw'Imana buba buri hafi yacu buri munsi na buri saa. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Atanga nawe inyigisho yuko abantu bihana ibyaha. Icyaha mu imisi ubona kigose isi yose, ntago tugitinya icyaha. Mundu kwica mugenzi we asigaye abona tuko ari bisanzwe. Ubugome buragwira. Ibyahishwaga ntago bikihishwa. Abantu barimo kwambara ubusa mu mugaragaro. Abantu bicana mu mugaragaro. Abantu bararogana mu mugaragaro. Mu gihe ukoreye mugenzi wawe ibyo ngibyo, uwishe undi wese ubona ko utazapfa. Ibyo byose kandi biri mu mategeko 10 y'Imana, ndukice. Ariko ubona icyaha byatubereye ng'ibindu simbizi nimba ari icyo twashira ku mwanya wa mbere. Abantu buzuye ku murimo w'Imana, ariko gucirana imanza ku manwa na nijoro. Urukundo rwarashize. Cyane cyane twebwe tugerageza kubwiriza butumwa bwiza. Abakristo bacira abantu b'Imana urubanza, bacira abakozi b'Imana urubanza. Ariko suko mico itorero rya mbere ryaje. Yesu yaje atubwira ubwo butumwa bwiza, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. N'umunsi ntumwa za Kristo zuzuye imbaraga z'Umwuka Wera, bavuga indimi nshya. Abayemo bitangaza uwo munsi mu murwa Yerusalemu. Bumvise indimi bavuga birabatangaza. Aba bantu ko tuzi ko batize, aba bantu ko bavuga indimi z'abanyamahanga. Bamwe bavuga ko bashinze banyoye inzoga.
kuko buriya inzoga ivugisha umuntu indimi atizi. Muzagende mu giturage murebe abasaza banywa inzoga bavuga bifaransa by'amafuti, ibyongereza by'amafuti. Icyo gihe nabo batekerereza ko aya aba bantu ntago bavuga indimi sha, izi ndimi nuko banyoye inzoga. Inzako kandi kaje gute kuvugisha umuntu unyoye inzoga avuga indimi atizi. Ariko suko byari bimeze. Bageze hariya Petero ababwira oya ntago twanyoye inzoga, turi saa 3 ya mu gitondo, kandi mabwiriza mu icyo gihe nta muntu wafunguraga kabare mu gitondo. Ibi ni biki? Izi ndimi murimo kuvuga ni biki? Petero arahaguruka mu izo mbaraga z'Imana arababwira wa Yesu mwishe, Yesu mwabambwe, Yesu mwambitse ubusa, Yesu mwakubitse inkota mu rubavu, ni ukoze ibingibi. Kubwabo bari bazi ko Yesu yapfuye, twaramwishe, ntabwo azongera kubaho, ntabwo azongera kumvikana ukundi. Nta muntu wakwica mugambi w'Imana urangiriraho. Mwizere migambi y'Imana ku buzima bwanyu. Nducika intege uvuga ko mugambi w'Imana ugiye kurangira. Na warangiza umugambi w'Imana. Yesu yari yapfuye. Bamvise gutyo bagira ubwoba. Yesu mwishe, Yesu mwabambwe, Yesu mwambitse inkota, mwakubise inkota mu rubavu. Nabo babirebye babona koko nibyo jambo ry'Imana rigera ku mitima yabo. Bagira akahinda, barimenya ko bakoze ibyo byose. Ati se twakora iki natwe tuhabwe kwiza imbaraga mufite? Petero ababwira nta kindi kintu mwakora, mwihane ibyaha byanyu. Ubona ko ijambo rivuga kwihana, itorero rigendera mu mwuka wo kwihana ibyaha. Mu gihe abantu bacitse intege bakoze ibyaha, itorero rigomba kwihana ibyaha. Ariko mu mabwiriza n'amategeko y'Imana ntago turi bo gukora icyaha. Uwo munsi abantu barapfukama. Marembo ntago bari batarinjira no mu rusengero, mu marembo hanze barapfukama, batura ibyaha byabo, barihana. Petero arambura kiganza arabasengera, abasabira imbabazi. Nyuma yo kubasabira imbabazi, Bibiliya iratubwira ko abantu 3,000 buzura umwuka wera, babinjiza mu rusengero. Kandi uwo munsi niyo itorero Pentecote ryatangiye. Mubona ko itorero dusengeramo ni itorero ryatangiye mu mbaraga zo kwihana ibyaha. Ariko iyi minsi ubona itorero mundu kwihana ibyaha bisabamo abarondozi bamurondore, bisabamo kumva ati Imana izaguhana, Imana igiye kukwica. Ntabwo ari ibyo. Mirimo y'umwuka wera ku mitima yacu ni ukutuyobora inzira y'ukuri no mu mwuka. Kandi mu gihe twakoze ikibi tugomba kwihutira natwe nk'uko baje bagwa mu birenge bya Petero basaba imbabazi. Mwareka natwe tukatinya icyaha, kuko icyaha kirica. Yesu atushoboje. Yesu neguza yaje Yohana abwiriza kwihana ibyaha. Yesu Kristo nawe araza abwira abantu bihana ibyaha. Intumwa zimaze kuzura umwuka wera niyo bagendaga nabo mu bihe byo gukora iki, byo kwihana ibyaha, bagisha abantu, batoza abantu kuva mu byaha no kwemera Yesu Kristo kuba mwami n'umukiza. Iyi minsi tutunze abantu benshi mu murimo w'Imana ariko batashaka kwihana ibyaha. Mundu ajya mu mazi menshi atashaka kwatura ibyaha bye. Nyuma karakara ati Imana ntagwe musubiza. Abakozi b'Imana kuva ryari badusengera dutasubizwa. Banza wisuzume. Giye wagiye mu mazi menshi, se watuye ibyaha byawe, ibyo wasigaje na nibyo birimo kugukorera ibibazo mu bibiye turimo. Ntitukakinisha icyaha, ntitukahishire Satani icyaha. Bene data, icyaha kirica, icyaha kirarimbura. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Abantu benshi batakishaka nubwo butumwa bwo kubwira ibyaha bye. Mumubwire gusimigisha, mumubwire gusabya amahoro. Se mana ni mumyi.
ko Imana ireba imitima yacu, irondora imitima yacu ikayimenya, yatuha imigisha yayo gute tutarareka ibyaha. Yesu atubabarire kandi Yesu atushoboje itorero Pentekote n'abantu bakwiriye kuba mu buzima bwejejwe, kandi abaye mu icyaha bagomba kwihana. Mugenzi we yagukoreye ikosa umwegere, mwaturirane, mubabarirane, na nuko kugenda neza kwacu ni Imana. Ariko naje kusanga mu iyi minsi uri uko tumenya ibyaha tukora, abantu bari mu mwuka wo gucirana imanza. Bakozi b'Imana bacira abakristo imanza, n'abakristo nabo bagaducirira imanza. Kandi natwe ntago tukwiriye kuba kwanza abantu bakora ibyaha. Tugomba kuba abantu bejejwe, tugomba kuba abantu batanga urugero, kuko ibyaha ntago bizatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Igihe wicaye urimo gucira abandi imanza, uyibona ko wowe uri umukiranutsi. Kandi ibi bintu bireze mu matorero, ibi bintu bireze. Abantu babiri bahuye bagatangira kuvuga abandi bantu b'Imana, si byiza. Nimba ubakunze, fukama ubasengere, mane bakure mu izo nzira, bagendere mu nzira nziza. Se uzanezezwa wowe gusa ubona ubugingo, abandi barimbuke. Kandi imirimo yacu ni kugora iki? Gufashana, kukomezanya, musumwe tuzabone ubugingo buhoraho. Mbere yo kubona umugisha w'Imana, tube twisuzuma, turebe ko se nta kintu Imana itugaya kigiye twinjira mu materaniro mane katwita mwebwe abajura, mwebwe abasambanyi, mwebwe abarozi. Se buriya muhabona ko yatuha umugisha itugaya? Ni kibazo nimba utarabisobanukirwa. Mana ntago ituhesha umugisha itugaya. Reka dusomere ijambo turangiriza. Matayo gice cya 7 murongo wa mbere twigiza ku murongo wa 5. Ndimukagaya abandi mwiretse. Matayo atubwira inama, tugirira inama. Ndimukagaya abandi mwiretse. Turasoma murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Ndimukacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarukirwa. Kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe, urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe. Niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ndiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Murongo wa 4. Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti, henga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe? Wanyuma, murongo wa nyuma. Wandyaryawe, mumve kundu Matayo yatubwiye, wandyaryawe, wandyaryawe, banza wikuremo umugogo uri mu rwawe jisho, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Yesu adufashe. Ayo niyo magambo yayo. Navuze twebwe itorero Pentekote nitoro ryatangiye mu rukundo, mu murimo, mu kimenyetso cyo kuzura umwuka wera. Babwiriza abantu kwihana ibyaha, babwiriza abantu kugira urukundo, babwiriza abantu mbese ku mugambi wabo yo kuhindura isi yo mahanga yose babe abigishwa ba Kristo. Kandi niyo mutwaro Yesu yabasigiye. Ariko ubona iyi minsi twebwe turacirana imanza, usengera hakurya n'usengera hano turimo gucirana imanza. Bariya nibo simbizi ibintu bimwe na bimwe numva ku bantu matorero y'inzaduka. Ariko muzi umuntu wabwiriwe ijambo itwa inzaduka. Inzaduka ndago yatangiye mu minsi,
abafarisayo bise Yesu Kristo ati yazanye iby'inzaduka, kandi Yesu ni waje kudukiza ibyaha. Ariko iyo jambo riracyari n'ubu, bamwe bakicira abandi urubanza ati naba matorero y'inzaduka. Kandi twese twizeye Yesu kuba mwami n'umukiza, kandi twese dufite isezerano ko yagiye kudutegurira kandi azagaruka kutujyana. Se azaba mu matorero y'aba ngaba, ijuru ryaba n'ijuru ry'abanyinzaduka, cyangwa se twese Yesu arimo gutegura umugeni? Niyo mpamvu tugomba gusengerana, ntago turabo gukirana imanza. Nimukakire abantu urubanza mu mitima yanyu. Ibi turabujijwe twebwe abarokore. Nimba uracyakira abantu imanza ku mutima wawe, saba Imana imbabazi, kuko ibi byatuma utanabona ubugingo, kugira ngo namwe mutazacirwa. Nditukakira abantu urubanza kugira ngo musumwe natwe tutazakora iki? Gucirwa uru rubanza dukira abandi. Kuko urubanza mucya ari rwo muzacirwa. Umva amagambo y'Imana, urubanza ducya ni rwo natwe tuzakora iki? Tuzacirwa. Tunganya gusa ubugingo, nanjye ntunganye ubugingo bwanjye. Nimba mwene so agiye mu makosa, tumusengere, tumugirire inama. Nuko mu imisa abantu batakishaka inama, basi tumufatire biye byo gukora iki? Byo gusenga. Yesu atushoboje. Urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Urugero tugeramo niyo natwe tuzageramo, bazatugezamo natwe. Niki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so? Niki gituma tubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so? Ariko ndiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe. Ukabona agatotsi kari mu jisho ya mwene so, ariko nduwite ku mugogo uri mu jisho ryawe. Mbere yo gusuzuma undi, ngomba kubanza kwisuzuma ku giti cyanjye. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ni wowe ukiranutse. Abakristo batakishaka kumva amagambo abakozi b'Imana bababwiriza, no kubacira imanza. Si byiza bene data, banza wisuzume nawe, kuko Yesu nagaruka natwe tuzacira urubanza. Kandi hari ijambo yavuze, si bose bavuga mana mana nibo bazabona ubwo bugingo buhoraho. Twirinde ibi biye turimo, dutinye icyaha n'igisana nacyo. Abantu basige bashira ibyaha mu byiciro. Cyaha ni icyaha. Uwibyijana kiceri kijana ky'abandi, n'umuntu wibye 10,000 bose nabajura. Wishe mwana mutoyi ukuyinda, nundi akicundi, bose nabicanyi. Ubugingo buhoraho. Murongo wa 4. Cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngutokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ufite umugogo mu jisho ryawe? Byashoboka gute? Iyo tubwira uriya no munyabyaha, uriya ndago akijijwe, iriya itoro ndago rikijijwe, bari abakozi b'Imana ndago bakijijwe, bari ababyeyi ndago bakijijwe, bari abaririmbi ndago bakijijwe, n'abapagani. Wamenya ubupagani bundi? Ninde ufite gipimo hano ku isi cyo kumenya ubupagani bundi? Cyangwa ari Imana iturondore katumenya? Ijambo rya nyuma Matayo aratubwira, wandyarya we, banza wikuremwo umugogo uri mu jisho ryawe. Banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe, kuko aribwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Mbere yo kumenya icyaha cy'umugenzi wawe, wowe wisuzume, wihane ku bwawe, kuko Yesu ari hafi. Adusanze dukirana imanza tuzaba bande? Adusanze twateshutse inzira tuzaba bande? Adusanze tutatunganye ubugingo. Ni misi yo kuba maso bene data, ni misi yo gutinya icyaha n'igisana nacyo.
icyaha cyatumye Sodoma na Gomora Imana irimbura amamiliyoni z'abantu bari mu icyo gihugu. Icyaha cyatumye Imana irimbura abatubanjirije, yatoranya Nowa wenyine ati ni wowe mbona ukiranuka mu iki gihe, genda wubake inguge kuko ngiye kurimbura isi n'ibirimo byose. Iyi minsi ubona ibyaha abantu barabirya ngibyo kurya, tutagitinya icyaha. Ariko tunganya ubuzima bwawe, nanjye ntunganye ubwanjye, tutinye icyaha, tumenye ko Imana yanga icyaha n'igisana nacyo. Tube abantu mbese nimba byaje wihutire gusaba Imana imbabazi. Hari ibintu byinshi tusuzugura mu ibi bihe, kandi ibyo bintu bizatubuza kubona ubugingo buhoraho, cyane cyane inzira y'icyaha. Mukiranutsi ntabwo agomba kuba munyabyaha, kandi mumenye ko mu gihe cyose ugendera mu nzira y'ibyaha ntago kibarwa mukiranutsi imbere y'Imana. Mureke tube abanyakuri, mureke tube abanyakuri, mureke tube abantu bakiranuka mbere y'Imana. Tukundane, abantu ntago bagikundana, umuntu ntago akifuriza mugenzi ahabwa umugisha. Itorero Pentecote sibyo twigishijwe. Mundu ashobora kuhagarara abashima Imana mirimo myiza Imana yamukore, ariko abandi bakamugaya, abandi bakarakazwa nabyo. Oya, mu gihe Imana iheshe umugisha umwe muri twebwe, natwe tuhaguruke tumufashe gushima, kuko uyu munsi niwe ejo izaba umunsi wawe nimba ugenda neza mbere y'Imana. Tucyaye Satani kuko niwe utushukashuka, kuko niwe utujyana mu bitakwiriye. Iyi minsi Satani nawe arimo kureba ko igihe cye kigeze, kuko Satani yakuwe mu bwami bwo mu ijuru. Imana iramuvuma ko azajya mu tanura y'umuriro, genomu ni ya Satani. Na niyo mpamvu mubona arimo gukora mu zindi mbaraga yo kugusha abantu, yo gukoresha abantu ibyaha nabo bari mu matorero, akatwangisha amabwiriza y'Imana. Arifuza iki? Tuzarimbukane nawe. Ube maso, wagarare ku munara neza, soma ijambo ry'Imana kuko ryo ridufasha. Tube abantu dusenga, masengesho yacu yatuma tunesha imigambi y'umwanzi Satani. Yesu atushoboje, Mana itugirire neza, tubashe gukiranuka nguko bikwiriye. Iyi si izashira n'ibirimo byose, ariko munsi umwe byatubera byiza tubonye ubugingo buhoraho. Yesu agarutse adusanze twiteguye, Yesu agarutse adusanze turi maso. Iby'isi ntago tuzagendana nabyo, bizasigara hano ku isi. Mana ibahe umugisha, twagarukiraho kubw'uyu munsi mwiza, ariko fata ingamba yo gutandukana n'icyaha. Fata cyaha umudayimoni ukujyana mu nzira itari nziza. Umudayimoni utuma utagifite umutima w'urukundo, umutima wo kubabarira utakiwufite, umutima wo gucira abandi rubanza. Usenga Imana igukura uwo mutima. Mirimo yacu ni ugusengerana, mirimo yacu ni ukuhugurana. Wowe utakishaka ko bakugirira inama, nabyo si byiza muri urugendo. Imana yashize abakozi bayo, mirimo yabo ni ukutwigisha ubutumwa bwiza, ni ukutugirira inama. Munsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Ntabwo uzihana Mwuka w'Imana kurondore. Hari igihe Imana izacecekesha abahanuzi. Imana irebe gusa mirimo twakoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Ese wafashe ya ingamba nyuma yo kumvirira ijambo? Fata ingamba yo kureka icyaha n'igisana nacyo. Niyo nama nakugirira. Mana urakoze, cyubahiro cyewe cyawe. Nyuma yo y'amagambo yawe utufashe. Senga ubwoko bwawe basha kumva iri jambo. Banzu tweze, kuko mwazi Satani amaze kutuhumisha amaso.
Satani atujyana mu nzira zitakwiriye, icyaha cyabaye mbese ngibyo kurya mu iyi si turimo, kwicana bibayemo bisanzwe, busambanyi bubayemo bisanzwe. Oh Yesu tubabarire, weza isi, weza amahanga yose, weza amoko itandukanye, ibyaha bikorerwa buri gihugu, ibyaha by'abakozi bawe, ibyaha bakijijwe, abatarakumenya, abakigendera mu mwijima, ubabarire weze Mana, mbaraga zawe zisange tena abantu bawe, bubasha bwawe bugendera abantu bawe, turinde genomu, turinde kurimbuka, mwanzi Satani atsinzwe, tuhe imbaraga zo kunesha Yesu Kristo, musumwe tuzabona ubugingo buhoraho. Sabiye ubwoko bwawe Mwami, abari abakristo bagendera mu nzira zitakwiriye, abakozi bawe bateshutse inzira, nabo turabasabiye Mwami, abarwayo bakize, abihebye kubw'ibibazo, abari mu iki gihugu, abari hanze y'iki gihugu, weza utunganye Mana yacu, kuko ari wowe urondora mitima ukayimenya. Mbasabiye imbabazi, natwe ku bwacu tubabarire, abakozi bawe tubabarire, torero ryawe tubabarire, tuwe kuba maso Mwami, twatakaje urukundo rwa mbere, wongera dusubize ku rufatiro nguko bikwiriye. Niyo mpamvu tusabye mbaraga zawe, kandi utushoboje amaso yacu komeze rebe ku musaraba, kugeza aho uzaza kujyana itorero, kandi nuza uzatusange twiteguye. Mwanzi Satani turamwirukanye, turasenya ngamba zose afite muri bihe mu maraso ya Yesu Kristo. Urakoze Mana, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Tugiye kubaha nimero de telefone, tubashimira buryo mukomeza kudushigikira ku murimo, mudusengera, ugeza ubu butumwa ku bandi, nabyo ni byiza, kandi dukomeze tuamamaze Kristo. Aka video nikakugeraho nawe ugeze ku wundi, byose ni imirimo nawe urimo gukora, si twebwe gusa. Nimero yacu ni 07 82 43 9 754. Imana ibaho umugisha, kandi Yesu abane namwe iteka ryose. Amina.